Bamwe mu bakinnyi ba filime baba bazwi cyane kandi bakunzwe ni nka Will Smith, Vin Diesel, Denzel Washington, Jackie Chan, Dwayne Johnson cyangwa se The Rock ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Abo bakinnyi bose bazwiho kuba bamamaye cyane kandi bakunzwe kuri iyi si ya rurema. Ese ninde mukinnyi wa filime nyarwanda ukunda kurusha abandi? Ninde wigarura imitima y'abafana binyuze mu mikino ye? Ese ninde ufite abamukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga? Ninde watsindiye ibihembo bikomeye muri sinema nyarwanda? Ninde wamenyekanye cyane mu mwaka wa 2025? Kurikira iyi video neza uraza gusobanukirwa. Murakaza neza, njye nitwa Ufitinema Yves ari kumwe na Mukunzi Serge. Niba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel, Banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu buri uko tubishyizeho. Tubahaye ikaze. Uyu munsi turabagezaho urutonde rw'abakinnyi 10 ba filime nyarwanda bakunzwe cyane hashingiye ku bikorwa byabo, igikundiro bafite ku mbuga nkoranyambaga n'ibihembo batsindiye. Ku mwanya wa 10 turahasanga Uwamahoro Antoinette wamenyekanye nk'Intarengore. Uyu yamenyekanye cyane muri filime y'Intarengore, azwiho ubuhanga mu gukina filime zigaruka ku buzima bw'abagore. Afite abamukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga nk'uko twagiye tubibona. Icyo twababwira kuri uyu mugore ni uko uyu mukinnyi wa filime n'ubundi yamenyekanye muri filime nka Seburikoko cyangwa se Sebu, aho yakinaga yitwa Sperantia. Uyu nguyu yaramenyekanye cyane. Ku mwanya wa 9 turasanga Laura Musanase, azwi nka Nikuzwe muri City Maid. Uyu nguyu afite impano yo gukina inkuru z'urukundo n'imibanire y'abantu. Uyu nguyu ni icyamamare cyane kuko afite 170,000 by'aba followers kuri Instagram. Uyu nguyu abantu benshi bamumenye cyane muri Nikuze, aho wagiye yamamara mu myaka yagiye ishira muri za 2017. Ku mwanya wa 9 turasanga Laura Musanase wamenyekanye nka Nikuze. Uyu nguyu ni icyamamare cyane kuko yamenyekanye cyane nko kuri Instagram, afite abafollowers barenga 53 n'ibice 4. Uyu nguyu afite izina ridasanzwe mu rwego rwa sinema. Uyu nguyu rwose ni icyamamare kuko benshi bagiye bamumenya kuko ubuhanga afite n'ubushobozi bwo gukina mu mafilime nyarwanda byagiye bigaragara mu myaka yagiye ishira. Ku mwanya wa 8 turasanga Dusenge Crenia wamenyekanye nka Madederi. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filime wamenyekanye cyane w'icyamamare kandi ukundwa n'abatari bake. Uyu nguyu afite abafollowers 131 by'abafollowers kuri Instagram. Uyu nguyu ni icyamamare cyane aho yagiye amenyekana mu minsi itabaye myinshi mu gihe cyashize. Icyo twababwira kuri umukinnyi wamenyekanye muri filime nyarwanda nuko azwi cyane muri filime Papa Sava, aho akina yitwa Madederi. Azwiho udushya twinshi mu gukina filime zisekeje. Afite igikundiro gikomeye ku mbuga nkoranyambaga nk'uko twababwiye dutangira kubasobanurira kuko afite abafollowers 131 by'abafollowers kuri Instagram. Ku mwanya wa 7 turasanga Niyomubyeyi Noella benshi bakunze kumenya nka Fofo. Uyu ni umukinnyi wa filime nyarwanda kuva mu myaka ya kera kugeza ubu. Yamenyekanye cyane muri filime ya Papa Sava aho akina yitwa Fofo, ndetse akaba yaramenyekanye no muri za Sebu. Azwiho imiterere ikurura abafana. Afite abamukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga kuko kuri Instagram afite abafollowers 81 n'ibice 3 by'abafollowers kuri Instagram. Ku mwanya wa 6 Isimbi Alliance cyangwa se Aliakuru. Uyu Isimbi Alliance wamenyekanye nka Aliakuru, azwiho gukina filime zitandukanye zishimisha abafana be. Yegukanye igihembo cya Great Achiever Award nk'uwagize uruhare mu iterambere ry'imyidagaduro gitangirwa muri Nigeria. Afite igikundiro gikomeye ku mbuga nkoranyambaga kuko afite abafollowers barenga 333 by'abafollowers kuri Instagram. Murumva ko uyu nguyu niyo mpamvu twamushyize ku mwanya wa 6 kuko akunzwe cyane ku rwego rwo hejuru mu bakinnyi bo muri sinema nyarwanda cyangwa se muri filime nyarwanda. Ku mwanya wa 5 Uwihoreye Mustafa benshi bazi nka Ndimbati.
Uyu Ndimbati yamenyekanye cyane muri filime Papa Sava aho akina yitwa Ndimbati. Azwiho ubuhanga mu gukina filime zisekeje kuko asetsa cyane abamukurikira. Uyu Ndimbati afite followers 196 kuri Instagram. Tutibagiwe yuko afite YouTube channel yitwa Ndimba TV. Iyi ngiyi ifite subscribers 185. Uyu nguyu twabwira n'undi ko ari icyamamare kuko azwiho gusetsa abamukurikira, ari byo benshi bamukundira. Niyo mpamvu twamushyize kuri uyu mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 Mugisha Emmanuel cyangwa se Clapton Kibonke. Uyu Emmanuel cyangwa se Clapton Kibonke, uyu nguyu ni umukinnyi w'icyamamare cyane ndetse uzwiho kugira umutungo uhambaye. Azwi cyane muri filime z'uruhererekane nka Seburikoko aho akina yitwa Kibonke. Uyu nguyu azwi no kuri filime ya Sezo akina yitwa Umuturanyi. Iyi ngiyi ni filime ikunzwe cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda, yagiye habwa ibihembo byinshi. Azwiho ku buhanga mu gukina filime zisekeje kuko ari mu bakomediye barenze. Afite igikundiro gikomeye ku mbuga nkoranyambaga kuko kuri Instagram afite followers 572, naho kuri YouTube afite YouTube ye yitwa Clapton Kibonke, ikaba ifite subscribers benshi cyane. Ku mwanya wa 3 turasanga Benimana Ramadan wamenyekanye nka Bamenya. Uyu yamenyekanye cyane muri filime yitwa Abamenya series, akina yitwa Abamenya. Azwiho ubuhanga mu gukina filime zigaruka ku buzima bw'abaturage ndetse zisekeje. Uyu nguyu akaba mu bakomediye bakunzwe cyane mu Rwanda. Afite igikundiro gikomeye ku mbuga nkoranyambaga kuko kuri Instagram afite followers 65,600, mu gihe kuri YouTube afite channel yitwa Bamenya series ifite 673. Urumva ko uyu nguyu ari icyamamare kandi akunzwe n'abanyarwanda benshi. Niyo mpamvu twamushyize ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 2 hari Bahavu Jeannette wamenyekanye nka Diane mu Mpanga series. Uyu ni umukinnyi w'umunyarwanda ukinira filime zo mu Rwanda. Uyu nguyu ni umukinnyi wegukanye ibihembo byinshi, yegukanye ibihembo 3 birimo Best Actress cyangwa se umukinnyi w'umukobwa mwiza cyangwa se witwaye neza, Best Series Film, filime nziza uwo mwaka, ndetse n'igihembo cy'umukinnyi wa filime ukunzwe kurusha abandi cyiswe People's Choice Awards, cyamuhesheje imodoka ya T5 Dynamic Sedan yakozwe muri 2017. Uyu nguyu afite abamukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga. Afite YouTube channel ebyiri, imwe yitwa Fleury and Janet ifite subscribers 247,000, indi akayita Impanga TV ifite subscribers 594, ndetse akaba afite na Instagram afite yitwa Bahavu Jeannette ifite 288. Urumva ko uyu nguyu yarakunzwe cyane, yashyizwe ku mwanya wa 2 mu ba actors cyangwa se mu bakinnyi ba filime nyarwanda bakunzwe kurusha abandi. Ese wowe urakeka ari nde uri ku mwanya wa mbere? Mbere ko tukubwira umuntu uri ku mwanya wa mbere, banza ukore subscribe, ukande kuri like, ndetse ujye muri comment uze kuvuga uburyo uri bubone kino kiganiro, maze uzajya ukomeza kubana natwe mu biganiro bitaha. Ku mwanya wa mbere hari Niyitegeka Garasiano wamenyekanye nka Seburikoko cyangwa se Papa Sava. Uyu umwita umukinnyi wa filime, umwita umukomediye, ndetse umwite byinshi washaka kumwita bitewe n'ibyo akora. Uyu nguyu yagiye akora byinshi byatumye bamukunda. Azwi cyane muri filime z'uruhererekane nka Papa Sava ndetse na Seburikoko yarangiye ejo bundi. Yegukanye igihembo cy'umukinnyi wa filime w'umugabo witwaye neza muri 2023, Best Male Actor of the Year. Afite igikundiro gikomeye ku mbuga nkoranyambaga kuko afite subscribers 883 kuri YouTube, kuri channel yitwa Niyitegeka Garasiano. Afite followers 340 kuri Instagram. Nicyo kigaragaza ko uyu nguyu ari wo mukinnyi wa mbere ukunzwe mu Rwanda wa filime kuko yahereye kera kandi benshi bamugaragariza
icyizere bamufitiye kuko azakomeza ari kuri uyu mwanya. Turabashimiye mwese mwakurikiye video, mukomeze gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro, kandi mukomeze gukora like, share ndetse na comment. Mujye muri comment section mwandike uko twayibonye. Nje ndi ufite inama Yves hamwe na Mukunzi Serge. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.